moment soudain, c'est l'explosion. La puissante radiation brûle la couche supérieure de l'atmosphère. ubwo ni ukuvuga ko utazatungurwa n'uko imyumbati n'ingano by'ahazaza ushobora kubitera rimwe ubundi ukabyara umwana akarinda agira imyaka 20 ikiriho utarongera gutera indi usarura gusa kandi buri mwaka. Is one of the most recognizable in history. But why are such important images so grainy and hard to see? And we're getting a picture on the TV. You got a good picture, huh? NASA claims it's the result of 1960s technology. Waruzi ko mu myaka miliyoni 65 ishize ikibuye kingana n'urusisiro cyahanutse mu isanzure cyashwanyukiye mu muhora wa Yucatan. Iturika ryari rifite miliyoni 100 za megaton. Mu kwisekura ku butaka cyazamuye amamiliyari y'ibice by'amabuye mu kirere bifukura urumuri rw'izuba. Bivugwa ko iriturika ryaje no kwangiza imera byinshi cyane byaba ryo ryateje izimira ry'inyamaswa za dinosaur. Isi irakomeza guhinduka uko bwije nuko bukeye. Igipimo cy'ubushyuhe kirakomeza kuzamuka. Haravuka indwara z'ibyorezo zitahoze ku isi, byose bikiyongera ku mpuha z'intambara, kurangira ku isi no kugwirwa n'ibiturutse mu isanzure ejo cyangwa ejo bundi. Inkomoko y'ibi byose irakomeza guteza urujijo, kimwe no kutavugwaho rumwe kw'inkomoko y'ubuzima dufite. Hari byinshi bikunyura mu matwi ndetse bikakuza mu bitekerezo kuko bisa n'amayobera cyangwa se bitavugwaho rumwe. Kurikira ikiganiro Sobanukirwa. Mu busanzwe umuntu muzima akurana amatsiko yibaza byinshi ku mubiri we. Mu minsi ya kera wasangaga ari ibintu by'ibanga aho umwana yakuraga ayo matsiko ari menshi ndetse akumva si ibintu byo guhubukira kuko atabaga azi ibyo ari byo neza. Kuri ubu rero nta banga rikibaho. Umwana akura afite telefone igezweho aho ashobora kujya kuri interinete akimara amatsiko kuri buri kintu cyose ashaka. Ugasanga niho bamwe bamenyera imirimo itandukanye, ibyiza utaretse n'ibibi. Ayo matsiko rero umwana ashobora kuyashira akabona uko byose bigenda ariko agakomeza gutinya kubigerageza. Ariko se bizagenda bite igihe umwana w'umuntu azaba azi aho ashobora gukura ikimashini gishobora kumukorera ibyo umuntu nyamuntu yakora? Iki nicyo kibazo gikomeye abahanga batandukanye bari kwibaza ku isi yo mu minsi iri imbere, aho uzasanga abantu barabyirutse bakorana n'ibimashini byinshi mu mibyizi yabo ya buri munsi. Icyo nshaka kuvuga ni ikoranabuhanga rikoresha ubwenge bw'ubukorano, artificial intelligence. Nimvuga IE wumve artificial intelligence, ikoranabuhanga rikoresha ubwenge bw'ubukorano. Chat generative pre-trained transformer tugenekereje mu Kinyarwanda ni iherekana butumwa rihindura cyangwa rirema ariko ryabanje kubibwirizwa. Twabigeranya nk'uko telekomande yawe ikora, ukanda werekeje kuri televiziyo icyo ushatse ko ikora ikagikora. Abandi baryita chatbot. Irobo ryandika ryashyizwe muri mudasobwa no mu zindi mashini ikorana nazo nka robo, riha umuntu ububasha bwose yarisabye kandi mu rurimi yumva, haba mu nyandiko no mu magambo ndetse no mu bikorwa. Ikoranabuhanga rikoresha ubwenge bw'ubukorano tugiye kuvuga hano ridasanzwe twavuga ko ari rivuguruye. ChatGPT ni ikoranabuhanga ryatangijwe na laboratoire y'Abanyamerika iteza imbere ubwenge bw'ubukorano yitwa OpenAI mu kwezi ko Gushyingo k'umwaka 2020. Urubuga rw'amakuru rwitwa Insider rugaragaza ko iri koranabuhanga nk'uburyo bwifashisha ibyuma by'ikoranabuhanga mu gukora imirimo itandukanye yajyaga ikorwa n'abantu. Insider ivuga ko ChatGPT ifite ubushobozi bwo gutegura no gusohora ibitabo ndetse no gukora inyandiko yose umuntu ayisabye kandi irimo amafoto n'amashusho bijyanye. Yari imaze kumenywa nk'imwe muri za robo za artificial intelligence zikomeye ku isi, ariko abayikoresha ntibashoboraga kuyiha amabwiriza cyangwa kuyibaza ibibazo utabanje kuyandikira. Ariko iyi nshya ivuguruye, ubwoko bushya bw'iyi chatbot robo yandika, bugeze ku rundi rwego rwo gutunganya amashusho. Ibi bifatwa n'inzobere nk'intambwe ikomeye cyane. Verisiyo nshya yiswe GPT ya 4 uyikoresha
urugero ashobora gufata ifoto n'ibindi afite ashaka ko bijyana nayo maze agaha amabwiriza iyi chatbot yo kumuha uburyo butandukanye yabonamo iyi foto itunganyije iri kumwe n'ibyo ashaka. Ariko iyi robo ishobora no gutanga ibisubizo ku mirimo irushijeho gukomera. Uyikoresha ashobora kwandika ku rupapuro ibintu yifuza kugira ku rubuga rushya rwa website maze GPT-4 ikabisoma igakora kode zikeneye mu gutanga website yuzuye iriho ibyo wifuje. Miliyoni z'abantu zashamadukiye guhita zikoresha iyi chatbot kuva yatangazwa mu kwezi kwa 11 ku mwaka w'ibihumbi 2022. Iyi chatbot isubiza ibibazo cyangwa amabwiriza ikizwe nka commande ihawe hakoreshejwe kuvuga bisanzwe, biba bisa nk'uko wabwira umuntu wo muri kumwe, kandi ishobora no kwigana ubuhanga bw'abanditsi b'inzobere n'abahanzi mu kwandika. Gusa iby'ibanze iheraho iby'ubumenyi ifite bigarukira ku makuru yari kuri internet kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2021, mu myaka 2 gusa ishize. OpenAI ni kompanyi yakoze chatbot yatangaje ko yavuguriye uburyo bw'umutekano bwa GPT-4 mu mezi 6 kandi yayitoje kumva ibivugwa n'abantu. Gusa iburira ko ishobora rimwe na rimwe gutanga amakuru atizewe neza cyangwa arimo amakosa mu gihe hari ibyisabwe n'uyikoresha. GPT-4 kimwe na ChatGPT ni uburyo bwa artificial intelligence, ubwenge butari ubwa muntu bukoreshwa na computer butanga amakuru, bukoresha algorithms ibarurisha mibare rihanitse hamwe n'inyandiko zihari mu gukora inyandiko nshya ere ku mabwiriza yahawe. Gukora neza kw'iki gikoresho gushingira cyane ku bwoko bw'akazi yahawe gukora. Mu byo GPT-4 isabwa cyane gukora kugeza ubu harimo kwandika indirimbo, imivugo, inyandiko zamamaza, gukora kode za software, ikazarojistira ndetse inafasha gukora imikoro y'amasomo n'ibindi. Mu byikora biteye imbere rwose, chatbot ubishobora gutunganya inyandiko y'amagambo agera ku 25,000. Ni hafi inshuro 8 ziyakorwaga na verisiyo yabanje ChatGPT ya 3 n'ibice 5. Iyi verisiyo nshya ifite imitekerereze itembere cyane kurusha ya ChatGPT. Iyi chatbot ubu niyo iha amakuru urubuga rw'ishakiro ryitwa Bing rwa Microsoft. Iyi kompanyi rutura mu ikoranabuhanga yashoye miliyari z'amadolari zigera ku 10 muri kompanyi ya OpenAI. Igiteye inkeke kigateza uguhangayika no gushyuha kw'imitwe y'abahanga, abashakashatsi n'intiti zitekerereza zisahazaza, ari nacyo cyagutera ubwoba nawe nubwo atari byo byanzanye aha. Inzobere zivuga ko impungenge zifite ari uko hari igihe iyi AI artificial intelligence ikoranabuhanga rikoresha ubwenge bw'ubukorano yerekana butumwa rihindura cyangwa rirema ariko ryabanje kubibwirizwa. Abantu benshi bavuga ko mu gihe isi ikomeje gushyira imbaraga nyinshi mu ikorwa rya robo, abantu bakwitega ko mu minsi iri imbere imirimo myinshi yakorwaga n'abantu izagikorwa nazo. Imibare y'ikigo gikora ubushakashatsi ku ikoranabuhanga cya Zepia igaragaza ko bitarenze 2030 imirimo igera kuri miliyoni 20 yo mu nganda ku isi izaba yasimbujwe ikoranabuhanga harimo na za robo. Turabigarukaho. Hari byinshi bikunyura mu matwi ndetse bikakuza mu bitekerezo kuko bisa n'amayobera cyangwa se bitavugwaho rumwe. Kurikira ikiganiro sobanukirwa. Iki ni ikiganiro sobanukirwa. Isango Star ivugira kuri 91 n'ibice 5. Nitwa Berwa Gakuba Prudence ngo hayikaze. Kwikubitiro kera kabaye haje gukorwa amarobo y'abagore azajya amara abagabirari kandi si bo gusa n'abagore. Abahanga barabireba barabyitegereza batangaza ko bahangayikishijwe na za robo zishobora gukora imibonano mpuzabitsina n'abantu. Uko iterambere mu ikoranabuhanga rirusha gutera imbere rizana ibyiza n'ibibi, kugeza ubu bamwe mu bahanga batandukanye bo ku isi batangiye guterwa ubwoba n'ingaruka zishobora kuzaterwa na za robo zakozwe zishobora gukora imibonano mpuzabitsina n'abantu. Kuri ubu mu nganda zikenera gukoresha abakozi benshi mu kazi ka buri munsi. Hagiye higa uburyo bwo gusimbuza abo bakozi imashini zimeze nk'abantu zikora imirimo abo bantu bagakwiye gukora. Uburyo bwagiye bukoreshwa cyane mu nzego zitandukanye z'imirimo ndetse abantu benshi bakishimira ko byihutisha akazi. Ntibyagarukiye aho
kuko byageze ubwo hakorwa bene izi mashini ariko noneho zitagamije gukora imirimo yo mu nganda ahubwo ari zishobora gusambana cyangwa zishobora gusambanya umuntu, umugore cyangwa umugabo. Izi robo zahawe amazina. Ikora nk'umugore yahawe izina rya Roxy, naho ikora nk'umugabo yo yitwa Rocky. Izi robo kugeza ubu zatangiye gucuruzwa mu Buyapani no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imwe igura $6,900 y'amapawundi, ni ukuvuga amanyarwanda arenga $7,700,000. Izo robo zikoranywe n'ikoranabuhanga rya Android, zikaba zishobora kwitwara nk'abantu mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Iyitwa Roxy, irobo y'umugore yakozwe na Douglas Hines, ngo ndetse ishobora no kukuganiriza. Professor Noel Chakre yahoze ari umwarimu wigisha robotics, ibijyanye na za robo muri kaminuza ya Sheffield, yavuze ko izi robo zishobora kuzateza ibibazo bikomeye mu minsi iri imbere, aho uzasanga urubyiruko ruzajya rugira imibonano mpuzabitsina bwa mbere n'izi mashini. Ibi bikaba bishobora kwangiza umuntu mu mutwe, ntazigere atekereza ko kugirana umubano n'abantu mu buryo bw'imibonano mpuzabitsina. Mu kugura ayo marobo umuntu yihitiramo iryo ashatse, ndetse ushatse barirema uko bishatse, imiterere, indeshyo n'ibindi. Iyo umuntu agiye kugura yihitiramo isura ashaka ko bamutereraho kuri iyo robo yihahiye. Ibyerekeye icuruzwa ry'izi mashini byashyizweho umupaka kuko zemerewe kugurwa n'umuntu urengeje imyaka 16. Ariko abahanga bavuga ko ibi bidahagije kuko umwana azi neza ko umubyeyi we cyangwa mukuru we atunze iyo robo, ntiyabura kugira amatsiko akabacunga nawe akayikoresha. Ibi biteye ubwoba bukomeye abantu, batekereza ko ku isi yo mu minsi iri imbere aho uzasanga nta miryango ikibaho, abantu bikundanira n'ibimashini. Birumvikana ntibyavugwaho rumwe, hari abantu batandukanye batangiye kurwanya izi robo. Undi muhanga mu bijyanye na za robo, Dr. Kathleen Richardson, wigisha muri kaminuza ya Dartmouth, yasabye ko izi robo zacibwa mu Bwongereza. Yabwiye BBC ati, robo ikora imibonano mpuzabitsina n'abantu ni imwe mu ziri kuzamuka cyane ku isoko. Uko zikora, uko zigaragara n'ingaruka zizazana muri rubanda byose birahangayikishije. Dutekereza ko ikorwa za ziriya robo zizagira uruhare rukomeye mu kwangiza abantu mu mutwe ndetse no kwangiza umubano w'abantu muri rusange. Ucyumviye inkuru se uratekereza iki kuri iri koranabuhanga rishya? Ku ikubitiro habanje gukorwa amarobo y'abagore azajya amara abagabo yari, nibyo tumaze kuvugaho. Nyuma yo gukora ayo marobo asimbura abagore mu buriri, akishimirwa na benshi, ariko ababitekerezaho neza bamwe bararira. Ndetse igihugu nka Espagne cyatangaje ko gitewe impungenge n'amarobo yinjizwaga mu gihugu atagira uko angana, ku buryo byashoboraga kugira ingaruka ku bucuruzi. Ubu hakozwe amarobo menshi yo mu nganda. Rero none icyegeranyo kiravuga ko agiye gutera benshi kubura akazi, ari nayo ntandaro y'impungenge ku banyaburayi benshi n'abanyamerika, cyane cyane abakora akazi ko mu nganda. Uko isi igenda irushaho gutakaza mu kugira ikoranabuhanga rihambaye, ni nako hagenda hagaragara impinduka mu mibereho y'abantu, ndetse bikaba binagaragara ko iri koranabuhanga rizateza ikibazo gikomeye cy'uko amamiliyoni y'abantu azatakaza akazi, kubera ko akenshi kazajya gakorwa n'amarobo, imashini zikora nk'abantu. Ubushakashatsi buheruka gukorwa bwagaragaje ko mu myaka 13 iri imbere abantu basaga 800,000 bazaba baratakaje akazi kabo, aho kazaba gakorwa n'amamashini, amarobo. Ubu bushakashatsi bwagaragaje ko imwe mu mirimo izajya ikorwa n'amamashini, imyinshi ari imirimo isaba imbaraga nko gukora mu busitani, kurera abana, gutegura amafunguro, kubaka n'ibindi bitandukanye. Ubushakashatsi bwakozwe na Mark Kense bugaragaza ko abagera kuri 60% ku isi bazatakaza akazi kubera ikoranabuhanga, ku buryo abari hagati ya 400,000 na 800 bazahita batakaza akazi. Ubwo n'icyo abantu baraburirwa gutangira kwihangira imirimo, ngo kuko muri 2030 hazaba hariho impinduka zikomeye. Iyi raporo ivuga ko abantu bagomba kwiga cyane, ndetse bikarusha gukora ubushakashatsi buhambaye bwafasha kuvumbura no guhanga imirimo mishya. Muri ubu bushakashatsi kandi hagaragajwe ko abantu bari hagati ya 75,000,000 na 375,000,000 bakeneye kongera kwiga, ndetse bagakora ubushakashatsi ku buryo bwo kwihangira umurimo. Ubushinwa ni kimwe mu bihugu bizahura n'iki kibazo cyo kugwiza abantu benshi batakaza akazi ku myaka 13 iri imbere, kubera iterambere riri kwihuta muri iki gihugu, aho abantu bagera kuri 100,000,000 bakora akazi k'imbaraga nko mu nganda n'ahandi bashobora kukabura, bashobora kuzatakaza akazi byihuse. Ibi kandi binagaragarira mu rugero rwa hafi rugaragara mu Bushinwa, aho mu myaka 25 ishize abaturage bagera kuri 10,000,000 z'abahinzi babuze akazi kubera imashini zisigaye zibyikorera.
imashini zihinga. Iyi raporo kandi yagaragaje ko ibihugu bizagira ingaruka yo kugira abaturage benshi bazatakaza akazi kubera ikoranabuhanga, harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubudage, Ubuyapani n'ibindi bitandukanye. Ibikubiye muri iyi raporo biraburira byimazeyo abantu bakora imirimo y'amaboko, isaba imbaraga ko bashaka uburyo batangira guhindura imirimo cyangwa kwagura ubumenyi ku buryo impinduka zizaza bariteganyirije indi mirimo. Uti turashize nanjye ntyo. Reka turebe tutanagiye kure kuko imyaka niraba myinshi turuhutse icyorezo cya COVID-19. Abahanga batandukanye bavugaga ko icyorezo cya coronavirus cyari kigiye gutuma akazi kakorwaga n'abantu kari kagiye kujya gakorwa n'amarobo. Ibi babitangaje mu gihe n'ubundi uyu mugambi usa n'uwari usanzwe uhari, ariko COVID-19 ikaba yari igiye gutuma ishyirwa mu bikorwa ryawo ryihuta cyane. Muri icyo gihe isi yugarijwe n'icyorezo cya COVID-19, amakampani menshi yari ari gushakira ibisubizo mu marobo mu buryo bwo kuziba icyuho cy'abakozi bayo bahagaritse akazi kubera kwirinda ko icyo cyorezo cyakomeza gukwirakwira. Aya marobo akaba yari ari kwifashishwa mu kazi abakozi badashobora kuba bakorera mu rugo. Ibi rero bikaba ari ibitera abantu benshi kwibaza niba koko aya marobo yari ari gukoreshwa akazi nk'ako umukozi usanzwe yakoraga mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19 cyaba kirangiye byari kuzatuma bamwe babura akazi, dore ko kampani nyinshi zitaka igihombo zatewe n'icyo cyorezo. Urugero nko muri Korea y'Epfo, amarobo yifashishwaga mu gutanga imiti ndetse no mu gupima ubushyuhe bw'abantu. Ibi rero bamwe babibonaga nk'ikibazo mu gihe byazakomeza nyuma y'iki cyorezo. Abahanga batandukanye mu byerekeye ubuzima bwa muntu bavugaga ko mu mwaka w'2021 byashoboraga kuba ngombwa ko hafatwa ingingo zo kudakoranaho. Icyo gihe amarobo akaba yarashoboraga kuzakenerwa cyane cyane ugereranyije n'ubu. Ibi rero bikaba byari kuzateza ubushomeri mu bantu benshi. Ni mu gihe hari amakampani menshi yakoraga ibikoresho by'isuku n'imiti yo kwica udukoko yaguze amarobo ku kigero cyo hejuru cyane, ndetse hari n'amaduka menshi hamwe na za resitora byari biri gukoresha amarobo mu gutanga serivisi. Mu gihe cy'icyorezo cya coronavirus kandi ibigo nka Facebook na Google nizo mbuga zakoreshaga cyane amarobo mu rwego rwo guhiga no gufata amakuru mabi acishijwe kuri izo mbuga, kubera ko abakozi ba Google na Facebook hari ibyo batashoboraga kubona mu gihe bakoreraga mu ngo zabo mu gihe cyaguma mu rugo. Ikigo gikora ibijyanye n'ikoranabuhanga rikoresha ubwenge bw'ubukorano Dyson AI Robot gitangaza ko kigiye gushyira akayabo mu gukora robo zikora imirimo mu rugo yose. Iki ni ikintu gikomeye ku ikoranabuhanga rya robo rizaza rigakorwaho ubushakashatsi muri Dyson yose, mu bice birimo imashini zikoresha izindi mashini, imashini zitunganya ndetse zikanabika ingufu. Tukiri ku by'ubwenge bukorano, amarobo, artificial intelligence, reka twibukiranye mu Rwanda mu mwaka w'2019 mu kwezi kwa gatanu hagaragaye robo y'umugore yamenyekanye ku izina rya Sophia, ari nayo yitiriwe izi zishinzwe umutekano w'ibinyabiziga cyane cyane zipima umuvuduko imodoka iri kugenderaho. Sophia iryo zina niho ryaturutse. Mu nama mpuzamahanga Transform Africa igamije guteza imbere iby'ikoranabuhanga ku mugabane wa Afurika yari kubera i Kigali mu Rwanda bwa mbere muri uwo mwaka w'2019, yitabiriwe na robo imeze nk'abantu imaze kumenyekana ku isi yitwa Sophia, yari yakenyejwe umukenyero wa Kinyarwanda. Ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi mu Rwanda batangariye iyi robo mu kiganiro nayo yababwiye ko yishimiye kuba iri i Kigali. Iyi robo yakozwe mu mwaka w'2016, yakozwe na kampani yitwa Hanson Robotics yo muri Hong Kong, ifite ubushobozi bwo kwerekana amarangamutima yayo mu maso, kwitegereza, kubona abantu ikabamenya, kuganiriza abantu ku kigero runaka, ndetse ishobora kugendesha amaguru intera ntoya. Iyo yanatanze ikiganiro muri iyo nama mu rurimi rw'icyongereza cyane cyane yiyumvamo, ariko inavuga ko ishobora kugerageza igishinwa gikeya n'indamukanyo zimwe na zimwe zirimo iyo mu Cyarabu, Igiswahili yewe n'Ikinyarwanda ngo muraho neza. Mu kiganiro gito Sophia yagiranye n'uwari uyoboye inama uzwi nka MC, ni imashini ifite imisusire y'abantu ikagira n'ubwenge butangaje, yahawe ubushobozi bwo kuvuga neza Icyongereza n'izindi ndimi no kugaragaza ibimenyetso bisaga 50 yifashishije isura yayo. Davis Hanson yayikoze mu ishusho y'abantu babiri, umugore we ndetse n'uwahoze akina filime uzwi nka Audrey Hepburn. Imbere ikagaragara nk'umuntu, ariko igice cy'inyuma kigaragara neza ko ari imashini igizwe n'utwuma twinshi, insinga na batiri itanga ingufu. Ibasha kuganira n'umuntu, akayibaza ikamusubiza cyangwa ikamwibariza.
ikifashisha ikoranabuhanga mu gusesengura musubiza. Mu kwakira 2017 Sofia yabaye robo ya mbere ku isi hawe ubwenegihugu ibona ubwa Arabie Saoudite. Hari mu nama ikomeye yabereye mu mujyi wa Riyadh, inatangaza ko ishimiye cyane kandi ko ari igikorwa kizandikwa mu mateka. Yanitabira inama y'umuryango w'abibumbye yaganiraga ku bwenge bw'ubukorano. Sofia ibimwe mu batanze ibiganiro mu ikoreshwa ry'ubwenge n'impungenge zirimo ibibazo ku burenganzira bwa muntu n'impungenge ku mutekano we. Icyo gihe yanaganiye n'umunyamabanga mukuru wungirije n'umuryango w'abibumbye Amina Mohamed. Robo yiswe Sofia kandi ishobora guseka ndetse igatera n'urwenya. Nubwo ifite ubushobozi butangaje, ntabwo iragira amarangamutima cyangwa se umutimanama. Gusa uwayikoze avuga ko uko igihe kizagenda azakura izindi robo zishobora guhitamo hagati y'icyiza n'ikibi. Abahanga mu ikoranabuhanga rijyanye no gukora porogaramu za mudasobwa, softwares ndetse n'amarobo bagaragaza ko ubuhanga bukoranye iyi robo kuko ifite uburyo bwinshi bwo kumva bwenda kwegera ubw'ikiremwa muntu nubwo ibitari umuntu 100%. Iba yarahawe amakuru menshi muri za mudasobwa zagenewe kuyikoresha. Iyi robo ikimara gukorwa yahuruje abantu mu mpande zose z'isi ndetse ikaba yarahuye n'ibyamamare bitandukanye barimo abanyapolitike, ibyamamare mu mikino, sinema n'abandi mu ngeri zitandukanye maze bagirana ibiganiro. Yagaragajwe bwa mbere mu ruhame i Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ishobora kugaragaza ibimenyetso birenga 50 umuntu ashobora kugaragaza mu maso bitewe n'ibyo arimo, ibizwi nka facial expression mu ndimi z'amahanga. Yaho ubushobozi bwo kuvuga neza Icyongereza n'izindi ndimi, ishobora guseka ndetse igatera n'urwenya. Mu kwezi kw'Ukwakira 2017 Sofia yabaye robo ya mbere yabonye ubwenegihugu ibona ubwa Arabie Saoudite. Naho mu kwezi kwa 9 2017 Sofia yiswa agashya ka mbere na mbere k'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku iterambere cyangwa The United Nations Development Programs First Ever Innovation Champions, ndetse iba n'ikintu cya mbere kitari umuntu cyahawe izina rifatanyije n'izina ry'umuryango w'abibumbye bizwi nka UN title. Ibi kandi biravugwa mu gihe hari ikibazo muri porogaramu bita kafala muri iki gihugu, ikaba ari uburyo bwashyizweho bwo guhuza abaturage b'iki gihugu n'abandi bantu baturuka imihanda yose ku isi baje gushaka imirimo muri Arabie Saoudite, aho bagera bagakoresha uburetwa, abandi bagahohoterwa hamwe no gukoreshwa icwa rubozo. Nyamara ariko ntihabe hari uwahirahira ngo abone ubwenegihugu nk'iyi mashini. Gusa ikiriho nuko abanyarabia Saoudite bishimiye ko mu mateka y'isi iki gikorwa gitangaje cyashoboye kubera mu gihugu cyabo kugeza ku rwego rw'uko iyi mashini umuntu yahawe ubwenegihugu. Gusa aba baturage bakomeje kwibaza impamvu mu gihugu cyabo kiremwa muntu aho abagore bwa mbere bagihatanira kugira uburenganzira bwo gutwara imodoka, ubundi kandi igitsina gore kikaba ari bwo bwa mbere abagore bagiye kuba bakwemererwa kujya bajya kureba imipira mu rubuga by'imikino. Ikibazwa rero kikaba ari ukuntu imashini zahabwa ubushobozi burimo n'ubwenegihugu ariko abaturage bakaba bagihatana kubona ubwabo bwite nibanabubone. Ariko kimwe mu bintu byabaye nk'ibitekerezwaho nuko Arabia Saoudite yabishaka kwerekana ko ari igihangange mu by'ikoranabuhanga. Mu gihe gito iki kiganiro kibaye, abaturage ba Arabia Saoudite bahise bafungura akamenyetso k'inyuguti ya hash mu cyongereza bita hashtag kavuga kati robot with Saudi nationality, nko kuvuga ngo robo yahawe ubwenegihugu muri Arabia Saoudite. Yahise ivugwaho inshuro 30,000 mu masaha 28 mu gihe indi tweet ijya gusa n'iyi nivuga iti Sofia irahamagarira bimukira bakora hano guhambira utwangushye bagataha. Ibi bikaba bisa n'ibiteye impungenge abantu bagiye gushaka akazi muri iki gihugu ko baba bari gucirwa amarenga ko mu gihe kidatinze akazi kabo kazahabwa imashini bagataha amaramasa aho baturutse, cyane ko izi mashini zizaba zikora ubutaruhuka nta n'igihembo zisaba nkabo. Abahanga bakunze gukoresha amamurika bikorwa mu by'ikoranabuhanga ariko nabo bemeza ko kuvugisha imashini aka kageni bidasanzwe kuko ubusanzwe byajyaga bikorwa ariko izo mashini zikanyuranya cyane mu bibazo zahabwaga gusubiza. Mu kwezi kwa Werurwe 2016 umuhanga David Hanson yagerageje kubaza Robert, ese mama wa mashini we, aho ni waba waraje mu isi kurimbura ikiremwa muntu? Subiza. Iyi mashini nayo ntiyavuze yaje kumusubiza iti okay, nge naje kurimbura ikiremwa muntu. Iki gisubizo kikaba cyarateje impagarara ku rwego rwo hejuru aho abantu bahise batangira kwigengesera imikoreshereze y'izi mashini, benshi baba bashimagiza ku mpamvu zitavugaho rumwe na benshi. Gusa kuri inshuro Sofia ikaba yarakosoye ya mbere yizeza abatuye isi kuzabageza kuri byinshi byiza.
reka twigarukire ku cy'ubu bwenge karemano bushobora gusubiza abantu ku isuka nk'uko bivugwa. Ibuka neza mbere y'uko mu Rwanda haza ikoranabuhanga ryifashishwa mu kwishyura amafaranga y'urugendo hakoreshejwe ikarita izwi nka tependigo, hari abitwaga abakomvayeri, mwese murabazi, abakazi kabo karangiriye aho. Ubushakashatsi bwakozwe n'urwo rubuga rw'amakuru bugaragaza ko mu myaka 10 iri imbere abantu bazatakaza imirimo myinshi kubera chat GPT. Ari abakora ibijyanye n'ikoranabuhanga, itangazamakuru, ubufasha mu by'amategeko cyangwa mu kunganira abantu mu nkiko, gusesengura ibijyanye n'ubukungu, kwigisha mu mashuri, serivisi z'imari, ubucuruzi, gushushanya no gukora imbonerahamwe z'inyandiko bizwi nka graphic designer, ibaruramari cyangwa ubukontabure, kwakira no kwita ku bakiriya. Si ibyo gusa, ni kenshi wagiye ubona ikoreshwa ry'amarobo muri filime zinyuranye, n'inshuro nyinshi ubona imbunda zirashisha zonyine mu mikino yo muri telefone cyangwa mudasobwa. Ntibikiri inkuru kuri ubu, robo, imbunda zirashisha nizo zigiye kujya zohezwa ku rugamba mu buzima busanzwe, bisimbura abasirikare. Byaranatangiye, uzumva ngo indege zitagira abapilote cyangwa drone. Ibihugu byinshi bishishikajwe no guhindura urwego rw'imikorere bireba uko ikoranabuhanga ryaba inkingi mwikorezi y'iterambere ryabyo, amaboko muntu akabigiramo uruhare ruto. Abakora za robo bakora ubutaruhuka kugira ngo bagere ku rwego zizaba zishobora no gutekereza, ibizazifasha gusimbura umuntu mu mirimo myinshi cyane cyane ikenerwa gusubirwamo inshuro nyinshi. Uburyo izo mashini ziri kwinjizwa mu mirimo ya muntu umunsi ku munsi bishobora gutera impungenge mu gihe igihugu ndetse n'ibigo bidashyira ingufu mu gukangurira abantu guhindura uburyo babaho ndetse n'imirimo bakwibandaho mu kujyana n'iterambere ry'iryo koranabuhanga. Imibare y'ikigo gikora ubushakashatsi mu ikoranabuhanga cya Zepia twabivuzeho igaragaza ko bitarenze 2030 imirimo igera kuri miliyoni 20 yo mu nganda ku isi izaba yarasimbujwe ikoranabuhanga, harimo na za robo. Nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habarurwa robo zigera ku 400,000, aho iki gihugu cyinjiza mu mirimo robo zigera hafi ku 40,000 buri mwaka. Iyo mibare yerekana kandi ko mu 2030 muri Amerika imirimo miliyoni 73 izaba yarasimbujwe imashini. Ibingana na 46 y'imirimo yose iri muri icyo gihugu bitarenze muri 2030 ikaza bitakibaho, idakorwa n'abantu. 2021 mu isi habarurwaga hafi miliyoni 3,500,000 z'inganda zikoresha za robo mu mirimo yazo ya buri munsi. Ni imibare yazamutseho 17% ugereranyije n'umwaka wari wabanje. Muri uwo mwaka kandi habarurwaga robo nshya zo mu nganda zirenga gato ku 50,000. Ibi bigakurikiranwa kandi n'izamuka ry'imishahara ku bantu, kuko kuva mu mwaka w'1990 amafaranga yo kwishyura abakozi yazamutse hafi 200%, mu gihe ikiguzi cya za robo cyamanutseho 50%. Biterwa kandi n'uko ubwenge bw'ubukorano artificial intelligence bukenewe mu mirimo itandukanye. Bikerekana kandi bigaterwa kandi n'uko ubwenge bw'ubukorano artificial intelligence bukenewe mu mirimo itandukanye ya muntu, kuko nk'ubu isoko rya artificial intelligence muri Amerika 2022 ryari rifite agaciro ka miliyari 119 na miliyoni 78 z'amadolari, aho barenga 37% bafite ubwoba ko mu minsi mike bashobora kubura akazi. Kuri ubu imirimo ishobora gusimburwa na za robo ndetse n'ubundi buryo bw'ikoranabuhanga, irimo imwe idasaba amarangamutima ya muntu nk'iyo kwakira abantu, uburyo bwo kubika ibitabo no gushyira amakuru mu bubiko. Harimo ijyanye no gusoma inyandiko runaka harebwa ko nta makosa arimo, imirimo yo gupima abantu ku bibuga by'indege, gutanga imiti, kugemura ibicuruzwa, uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu, kurinda umutekano no gusaka abantu, guhereza, gutanga imiti n'iyindi. Abantu rero bagirwa inama yo guteganya ibyo bazaba bakora mu bihe bizaza, kuko nubwo robo zikora zitatekereza cyangwa ngo zikora imirimo ikenera ubwenge bwa muntu, imirimo byagorana ko abantu bayisimburwamo n'imashini irimo iyo gukemura ibibazo by'abantu nk'ubucamanza mu by'amategeko, abashinzwe abakozi mu bigo itandukanye, abanditsi, abayobozi b'ibigo baba bakenewe mu gukebura no gutera imbaraga abakozi, cyane ko imashini itakumva amarangamutima ya muntu. Iyo mirimo kandi irimo abahanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe, muri siyanse, mu guteza imbere porogaramu za mudasobwa, abategura imishinga n'indi mirimo isaba gutekereza no gushingira ku marangamutima ngo umurimo ukorwe. Nk'urugero mu Rwanda ho Minisiteri y'Ikoranabuhanga na Innovation ihumuriza abantu ikavuga ko abantu batagomba kugira ubwoba ko ikoranabuhanga rizakuraho akazi. Yego, harimo imirimo izavanwaho n'ikoranabuhanga, ariko hari n'indi izaremwa kubera ryo,
niyo mpamvu inzego za leta zifatanya n'abikorera mu gusesengura imirimo izaba ihari mu bihe bizaza, nyuma abantu bagahugurwa ku bijyanye nayo. Ibyo bihe bigasanga abantu biteguye. Bityo aho uri hose usabwa gukomeza kwihugura mu mirimo itandukanye, nk'uko nta cyizere gihari cy'uko akazi ukora uyu munsi mu myaka 20 iri imbere kazaba kakigezweho. Haravuga ko ibi bishobora kuzagira ingaruka nziza cyangwa mbi ku kiremwa muntu cyahazaza. Ese nawe niko ubibona? Reka soze mashimira mwese twabanye muri iki kiganiro cy'uyu munsi nisobanukirwa 91.5 FM Isango Star. Njye ndi Berwa Gakuba Prudence. Quand soudain, c'est l'explosion. La puissante radiation brûle la couche supérieure de l'atmosphère. ubwo ni ukuvuga ko utazatungurwa n'uko imyumbati n'ingano by'ahazaza ushobora kubitera rimwe ubundi ukabyara umwana akarinda agira imyaka 20 ikiriho utarongera gutera indi usarura gusa kandi buri mwaka. Is one of the most recognizable in history. But why are such important images so grainy and hard to see? And we're getting a picture on the TV. You got a good picture, huh? NASA claims it's the result of 1960s technology. Wari uzi ko mu myaka miliyoni 65 ishize ikibuye kingana n'urusisiro cyahanutse mu isanzure cyashwanyukiye mu muhora wa Igitekerezo, iturika ryari rifite miliyoni 100 za megaton. Mu kwisekura ku butaka cyazamuye amamiliyari y'ibice by'amabuye mu kirere bifukura umuri rw'izuba. Bivugwa ko iri turika ryaje no kwangiza ibimera byinshi cyane, byaba ryo ryateje izimira ry'inyamaswa za dinosaure. Isi irakomeza guhinduka uko bwije n'uko bukeye. Igipimo cy'ubushyuhe kirakomeza kuzamuka. Haravuka indwara z'ibyorezo zitahoze ku isi, byose bikiyongera ku mpuha z'intambara, kurangira ku isi no kugwirwa n'ibiturutse mu isanzure ejo cyangwa ejo bundi. Inkomoko y'ibi byose irakomeza guteza urujijo, kimwe no kutavugwaho rumwe kw'inkomoko y'ubuzima dufite. Hari byinshi bikunyura mu matwi ndetse bikakuza mu bitekerezo kuko bisa n'amayobera cyangwa se bitavugwaho rumwe. Kurikira ikiganiro Sobanukirwa